Muraho neza nshuti zanjye, nanone nk'ibisanzwe niwa ni umutoni. Ikiganiro na cya kindi ni ibiriho. Amahoro y'Imana akomeze abane natwe twese. Noneho ufite amatsiko kumenya uyu munsi ibiriho nkuzaniye uyu munsi biragira biti abantu ugomba gukura mu buzima bwawe. Uko byagenda kose hari abantu ugomba gukura mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Uba ugomba kugira abantu usohora mu buzima bwawe, usohora pe, nta kintu upfuye nabo, nta kindi, ariko aba bantu ukavuga ati no, I have to, urabyumva. Ubwoko bw'abantu ugomba gusiba niba ushaka gutera imbere nabakurikira, ngiye kubabwira mu kanya. Icya mbere cyo, nk'uko telefone igira aho isibira, ni nako uba ugomba kugira agasibisho mu buzima bwawe. Nk'uko telefone iba igomba kugira aho isibira, niko natwe tuba tugomba kugira agasibisho mu buzima bwacu. Isomo ry'uyu munsi mbese bivuze ko ni ukwiga gusiba, ni ukwiga gukoresha ikintu agasibisho, tukagenda tukacyumva neza, tukakimira. Ikintu cyo gukura abantu mu buzima bwawe bona bikwiriye, ukacyumva ukakimira pe, ukagendana nacyo, ukumva ko nimba umuntu atabigenje nk'uko bishaka ugomba kumusohora mu buzima bwawe. Mbese icyo dusabwa mu buzima bwacu ni ukugabanya abantu dufite mu buzima bwacu batari ingirakamaro, ni ukubasohora abo bantu bagasohoka, tukinjiza abandi bantu b'umumaro mu buzima bwacu. Ariko iyo umuntu akuremereye ubigenza uti? Ubundi iyo umuntu akuremereye mu buzima bwawe, yakubabaje, yakorera ibintu bibi, ibintu bitageze nk'uko bishaka, ubigenza uti? Iyo umuntu akubabaje ubigenza uti? Iyo aguteye igikomere, akagutera igihe cyawe, akagutera igihe cyawe, agatuma usuhererwa, ubigenza ute cyangwa se ukora iki? Ahangaha tugiye ku bantu baza mu buzima bwawe, ugasanga umuntu mu buzima bwawe yaje kuguhemukira just, agasanga umuntu mu buzima bwawe yaje kuguhemukira, yaje gukorera ubugome, ni wa muntu buri gihe ukwifuriza ikintu kibi, cyangwa se akakumasika, akakwereka ko akwifuriza ikintu cyiza kandi atakwifuriza ikintu cyiza, ukabona ni umuntu mubi. Ese uwo muntu iyo umubonye mu buzima bwawe ubigenza ute cyangwa ubikoraho iki? Umuntu wabonye ko yaje mu buzima bwawe ukabura amahoro, ibintu byawe biri ku murongo bigatangira gupfa, ko hari inshuti ugira ukabona ibintu bitangiye kuba amaflu, kandi biri kwanga, uwo muntu umugenza uti mu buzima bwawe? Umugenza uti? Icyo kibazo kibaze. Ese ukora ibitandukanye no kuri telefone? Kuko telefone twabonye ko iyo yuzuye irimo ama application atari ngombwa usiba, ukayagabanya, ukakuramo. Ese iyo mu buzima bwawe haje umuntu aje kukwangiriza, aje gukorera ibyamfura mbi, aje kugutera agahinda, ubigenza uti? Telefone nimba basiba, ese mu buzima bwawe bwa buri munsi wo kubijyanye n'abantu bihanduringa gute? Bihanduringa gute? Ese urarira? Urahangayika? Ese ugira inzika ugashaka kwihorera, ugahora umuhigira ngo uzamwishyure ibyo yagukoreye? Ese ugakora ibikorwa bituma umuremerera, ugakora ibituma ugakora ibituma akuremerera,
kurushaho bitandukanye nuko kurushaho nubwo ngo hano umuntu waguhemukiye so ashaka kukurara akuriza, umuntu waje mu buzima bwawe kubabaza akarara atumye udasinzira, akarara guhangayikishije, ukarara wibaza ukuntu ibintu byagenze, ukarara utumva ibyari by'agahinda kakwisha utumva ibyakubayeho. Urumva ese ahangaha nibyo batubwiye ngo umuntu ugasanga wowe uravuze ati uyu muntu ibintu yankoze reka nawe azambona. Urumva upanze kwihorera ku makosa yagukoreye, ibintu ankoze ukuntu ambabaje, amarira ndijije, niko abantu benshi bameze, amarira andijije azayishyura. Noneho uwo muntu uri guhigira gutyo ari gutwara time yawe, ari gutwara imbaraga zawe, ari gutwara ubushobozi bwawe bukurimo, bwari kugira ikindi kintu butekereza, uri kurwana no kumwishyura umufitiye inziga. Kandi telefone iyo yuzuye, urumva telefone iyo yuzuye harimo ama application atari ngombwa cyangwa amafoto atari ngombwa cyangwa ibintu biri kuyuzuza bidakwiriye, ntabwo urakarira telefone. Ukora iki? Uradilitinga ibyo bintu ukabigabanya, telefone ikabona umwanya ikongera ukayirefreshinga. None kubera icyo bigeze kuri wowe bikagera ku bantu unanirwa kureka abo bantu, kubera iki nabo kubakura mu buzima bwawe bikugora, ahubwo ugasanga utangiye kuvuga ngo wihorere. Ese kuri telefone kuki utihorera? Ese kuki telefone ituzura ngo urarurira? Ese kuki telefone yifate nk'uko wifata? Ni kuko telefone wayihaye agaciro ukavuga ibi ntacyo bivuze reka mbidiritinge. Urumva telefone uba uyihaye agaciro ukavuga ati ibintu biri kwangiza telefone yanjye reka nyirinde muri ubu buryo, ugahita usiba. Byagera kuri wowe ugasanga umuntu akubereye umutwaro, mu bintu byinshi ufite bikugora hakiyongeramo n'umutwaro w'uwo muntu. Uri kuvuga ngo uzihorera ku bugome kabi, ntabwo uri umunyabugome wowe, uriya muntu niwe ubushoboye si wowe. So ikintu na kimwe usabwa, futa uwo muntu, delete uwo muntu umusohore mu buzima bwawe. Nicyo cyonyine ushobora gukora kikaguha amahoro. Uwo muntu mukure mu buzima bwawe, nicyo kintu cyonyine gishoboka. Okay, ibyo mvuze nibyo nanditse ngo kuki phone uhita usiba ariko umuntu akagumana umutwaro wawe, ukagumana umutwaro we. Nukuba wibagiwe agasibisho. Hari nabo wita inshuti kandi buri gihe iyo muhuye bakuremerera. Hari abantu wita inshuti surtout nkatwe abajene, ugasanga umuntu afite inshuti abizi neza ko badakundana. Bitubaho pe, ubizi neza ko umuntu atakukunda, ubizi ko uwo muntu nta kintu agushakira, ubizi ko umuntu agufitiye ishyari, ariko uwo muntu ugasanga ni inshuti yawe. Mu by'ukuri tuba turi kwiyumvira, tuba turi no kwiyica. Yego ntabwo tuvuze ngo tureke kubana n'abantu, kubera ko isi duhura n'abantu kandi batandukanye, ariko uba ugomba kumenya nyine ngo uyu muntu ahangaha turi kuvuga kuri za nshuti zawe cyane ziri close, za zindi ushobora kuba mugirana gahunda, za zindi zitwara umwanya wawe wose, za zindi muganira mugasharinga n'amayiti. Iyo nshuti niyo turi kuvuga. Ushaka kuba ufite umuntu nk'uwo uzi ko mu by'ukuri ni wa muntu kujyana mu bintu bidakwiriye gusa, ariko ugasanga uwo muntu ni nawe ugira priorite kandi ubizi ko nta nshuti murimo. So nicyo turi kuvuga. Nk'uko application mbi zo muri phone zituma itakaza umwanya wayo, yuzuza telefone application zidakwiriye ibintu by'akavuyo, niko n'abantu babi batuma utakaza igeno ryawe. N'abantu babi turi kumwe nabo mu buzima bwacu, abantu babi uzi ko umuntu mubi akoshya bizi akakoshya mu kintu, akakuyobora mu kintu kibi kandi abizi neza ko ari kibi, kandi wowe ukagira ngo ni cyiza kubera ko wagize inshuti mbi. Wananiwe kugira abantu ukura mu buzima bwawe. Nk'uko application mbi zo muri telefone zituma utakaza umwanya wayo.
niko n'abantu babi batuma utakaza igeno ryawe. Hanga tugomba gukura abantu babi mu buzima bwacu, kuko iyo ubitse umuntu mubi ubizi uba uri kwirimbura bwawe. Umuntu akoshya abizi akakubwira ngo ukora ibi ngibi, azi ingaruka uri bukuremo kandi azi ko azakureka nuhura n'izo ngaruka. So niyo mpamvu abantu babi ukibona ko umuntu ntacyo ari kukumara mu buzima bwawe, mugira imbaraga zimusohora mu buzima bwawe, zigira imbaraga zimukubura pe, kubera ko uba uri kwihemukira. Ikintu cyitonderwa, agaciro k'ubuzima bwawe ntabwo gaterwa n'umubare w'abantu bakugaragiye, oya. Ahubwo kagenwa n'ubwiza bw'abantu bakugaragiye. Kuba uri umuntu ushagawe, nibyo duhora tuvuga, kuba uri umuntu ufite abantu benshi batari ingirakamaro, ntabwo ari ubwo uri umuntu ukomeye. Uri umuntu ukomeye kuko ufite abantu beza bari mu buzima bwawe, bake ariko b'ingenzi, bakubwira ikintu kizima, bakubwira ikintu gifite aho cyagukura naho cyakugeza. Nibwo urenze. No kugira abantu benshi bagukunda pe, ariko badafite icyo bungura mu buzima bwawe, ba wahiye pe. Azirikana ko abantu bamwe ni vitamini zikugaburira, zigaburira ubuzima bwawe, mu gihe abandi ari virusi zikumara imbaraga, zikakwangiza, zikakurangiza burundu. So urumva uruhare rwo kumenya ngo ese ninde muntu ndinjiriza mu buzima bwanjye ambere vitamine y'ubuzima. Cyangwa se ukavuga uyu muntu ese ni vitamine ku buzima bwanjye cyangwa ni virusi. Wabona umuntu ari virusi ku buzima bwawe, ukahita umureka bitararenga. Iyo ugize Imana ukabibona mbere, umuntu uhita umukweba, kuko ukomeza kugumana ikintu kibi, please gikomeza kukumunga. So nimba ubonye akantu gato ku muntu akakwiyereka ukuntu, run, kuko urakomeza gutreta icyo kintu, uraba kukigira kinini, ejo uzasanga cyaguhitanye utagifite ukuntu ukigobotora. Mu gihe abandi ari virusi zikumara imbaraga, zikakwangiza. Igitangaje, abo bakumarira imbaraga niba ukomeza guha umwanya wawe. Abantu niko tumeze. Abantu babi, abantu bakubwira ngo wambaye neza utambaye neza, abantu bakubwira ngo uri mwiza utari mwiza naho bizi, abantu bazakavuga ngo ngo ari kushaka muri mitsi ngo ufite po nziza. Abo bantu ubizi ko nawe ufite ibiheri byakurenze. Bantu bazakakubwira ngo ariko ngo iyi business yawe irakubiye, kandi ubizi neza ko uri gupacapaca, kandi uri kubona ko ari ibintu abantu bose bari kubona yuko uri umuntu uri kwishakisha. Hanyuma umuntu akakubwira ikintu kitari cyo nawe ubwawe ubizi, ariko ukishima kandi ubona ko akubeshye. Izo nshuti nibo dushaka mu buzima bwacu, tukanga bantu bashobora kutubwiza ukuri, avuga ngo nyamara iki kintu bakosora gutya, ugasanga umuntu ntumushaka, ariko ushaka wa wundi uri bukubeshye. Ubwo nyine amahirwe twe tuba turi kubimenya, tugenda dukosora bike bike. Ntabwo umuntu ahinduka completely ngo ahita bishobora, ariko iyo byibuze hari ikintu uri kugenda wumva, ugenda ugerageza kugira utwureka, ureka ugabanya, ugasanga waranabiretse burundu mu buryo utazi. Ariko iyo umuntu ashaka n'umutima ukaba ushaka, ugenda witoza icyo kintu, bikarangira ukimenya, ugasanga bikugiriye umumaro. Abo ngabo rero, izo nshuti mbi wananiwe kureka kandi ubibona, nibo bantu usanga batwara umwanya wawe wose, nibo bantu musangira, baguha amaplot, mujya mu kabari, mujya hehe, amapati, amabride shower, ama-anniversaire adashira. Abo ngabo nibo wita inshuti yawe.
niba mwirirwana mu tubari hehe nahe hatandukanye. Izo virusi mwirirwana nizo zikurimbura iyo utabaye maso. Nk'uko muri telefone iyo udasibye virusi iri muri telefone ituma telefone ihungabana, niko no mu buzima bwawe iyo udakuyemo abantu bameze nka virusi, systeme yose irahungabana, systeme y'ubuzima bwawe irahungabana, kuko bagira uruhare mu kukujagaraza. Ugahora witotombera Imana, icyo nicyo cya mbere kikubaho. Uhora witotombera Imana, ukitotombera igihugu, urumva nk'Imana utangira kuyiyenzaho, Imana dore ibintu byawe bigatangira kuba amafu. Ibintu wagombaga gukora ntiwabikoze kubera ko baje batakujyana, hanyuma ukatangira ukatubona ingaruka za cya kintu utakoze, hanyuma ukatangira ko ariko Mana ngo buriya ibiki, ugatangira ukablaming Imana ngo niyo yabikoze kandi iri kurengana, ukablaming igihugu bitewe n'amakosa y'abakozi. Wagiye ujya mu kabari urasinda, amasaha aragufata, ugenda kunywa amasaha yarenze kuriya bikingirana mu nzu n'iki baragufunze, bamaze kugufunga, utanyurwa ngo iki gihugu ngo nacyo wango ngo nahe, ugatangira kukivuga nabi. Ese koko iyo ubahiriza amasaha ukajya mu kabari igihe cyemewe nyine ukanywa ukitahira ku mahoro yawe, ntutware imodoka wasinze kandi ubizi ko bibujijwe, waba wanasinze ukavuga ngo reka ushaka umuntu agutware, driver umushoferi agutware, hanyuma bakagufata wasinze, hanyuma bakagufunga, ugatangira ngo iki gihugu ese by'ukuri igihugu nicyo gifite ikibazo cyangwa ikibazo gifite wowe n'ibigare wagiyemo byatumye udashobora kuvuga ngo kwa ko mfite imodoka ntabwo ndamo, mukongozanya bigatuma udashaka no gutwara. Ikibazo ni icy'igihugu cyangwa ikibazo ni icyawe? Urukumva izo nshuti mbi rero zishobora gutuma ibyo byose biba. Niba wita inshuti zawe, rero mu buzima bwawe iyo udakuyemo abantu bameze nk'abo, iyo virusi niyo iguhitana, igatuma witotombera Imana, witotombera igihugu, ukitotombera isi, ukitotombera n'isi. Kandi ikibazo ari abantu bari mu buzima bwawe bameze nka virusi. Abo bantu bo mu buzima bwacu batubera ababi tukananirwa kubarika, batuma tudatera imbere. Igihe twageza kuri level tureka kwita ku bantu, igihe twageze kuri level ushobora kukumva amaido umuntu ari kuguha wakumva nta nyungu zawe zirimo, ukavuga ati no, icyo gihe uzaba utangiye gutsinda. Abantu benshi ntabwo batinda, akanurika nkavuge neza, abantu benshi ntabwo batindahazwa n'abanzi babo, hoya rwose, kuko abanzi baroroshye pe kubirinda. Umwanzi ajya kukwirinda wabimenye, ajya kukwirinda ubizi ko akanga, azahura ukavuga ati umwanzi araje, ugashobora kumwirinda, ukamenya ngo ashobora kuntera anytime, ukamenya ahari buhere. Agutera ubibona. Abantu benshi bita ku nshuti mbi kandi arizo zibagirira nabi. Ni ukuvuga ngo hano wowe wita, donc umwanzi waguteye ntago yanagushobora kubera ko wabibonye, ugashobora no kumwirinda azubizi, ariko wa muntu wita inshuti agutera neza, akakwica neza, ugasanga wapfuye utazi igihe wapfiriye kubera ko wari umwizeye kandi ari we mwanzi mukuru. So rero abantu benshi bita inshuti mbi kandi arizo bita ku inshuti mbi. Donc inshuti mbi zawe ni bariya wita inshuti, bariya bagusekera, cyo cyambere, bariya musangira, nibo byorohera kukurangiza gahoro gahoro, kuko
bakujyana mu bitakubaha cyangwa se bitakubahisha, barakushya kandi bakubwira ngo nose ko tweho duhari, ngo twese ngo noneho hari igihe ngo twese ngo ko duhari, ngo se ngo twebwe ngo nta kazi ngo dufite mu gitondo, wenda bari kukoshya ngo utinde gutaha, ngo se ngo twebwe ngo nta kazi tugira, numva ko kukongoza nimba wadashika gutaha ubwo yakunze nyine aho hantu ari, ariko wowe ushatse gutaha yikoshya rero ngo imitekerereze yo kumva ko nawe afite akazi mu gitondo kandi ari butahe mu gitondo, ngo nawe ngo bitume uvuga ngo ngo nanjye ngo none ngo reka nawe gutonda ko ngo nawe afite akazi. We nawe ni wowe, ikunde ku buryo ufata imyanzuro nkaho utagende kuvuga ngo nose ngo nanjye ngo sindabikora, biramureba ko wagombaga wo kureba nimba mu gitondo urabyukunaniwe se urabyukana ibitose ejo akazi ukakica ugashwana na boss, taha kare wiryamire wimwishinga ngo nuko nawe wenda warabimenyereye cyangwa afite ibindi ukundi kuntu yifasha, ugasanga waramwishinze kandi imbaraga afite atari zo ufite. Bakujyana mu bitakubahisha, bakubwira koroshya ibintu, bakakubwira ngo nta myaka 100. Abo ngabo niba usanga umuntu wita ku bintu cyangwa ko nawe wita ku bintu wagiye ugenda gake kucyushya, bakakubwira ati wagiye utuza ntushye ibintu byose ushaka bigihute, kubera ko n'abanebi wakwihuta ushaka gukora ibintu ngo ariko ngo wagiye umuhereza abantu umwanya, ariko umwanya wiki ushaka umwanya wiki, nimba ibintu ugomba kubikora bikava mu nzira kuki utari kubikora ngo bive mu nzira, ngo ushaka umwanya none ugasanga ngo nta myaka 100 ngo ni yale dukunda kuvuga nanjye njya mbivuga pe, ngo ni yale ngo ni hahandi. Ibyo ni ibintu tuvuga ariko biri kutwangiza ubwacu, nta ni yale ibintu bibi by'akamenyero mu buzima bwacu ngo ni kwa kundi puye kandi turi kwirimbura, ni ko inshuti bigenda, ugasanga boroheje ibintu. Nta muntu wageze kure woroshya ibintu, umuntu wageze kure wese nuko ibintu aba bikomeza, nuko amenya icyo ashaka akagihatanira paka akigezeho. Nta mikino yo koroshya ibintu yo kuvuga ngo reka ntago bagira hagati, ibintu byabo byose baba bari hejuru, ntago batuza, yirirwa ku manywa akora nijoro agakora kubera ko azi icyo ashaka. Rero umuntu ukubwira ngo utuze utuzanye iki? Umuntu azakubwira ngo utuze yarambwiye ngo ntuze, ariko se ntuzanyije iki bitume ufata umwanzuro nkawe. Mbere yo kubaka inzozi zawe ugomba kubanza gusiba ibidakwiriye mu buzima bwawe, ugomba kubanza gusiba ibidakwiriye mu buzima bwawe. Mbere yo gufata, banza urekure inzitizi zose zituma udafata ngo ukomeze, kuko hari abantu batuma tudakomeza. Dore nkanjye ndi kubahereza ibi biriho, ugasanga umuntu ajavuze ngo ariko ngo ibintu ngo tubwira ngo biriya biganiro ngo tubwira ngo buriya ngo bikura hehe, ariko se ngo buriya ngo ntibikuruta, ngo buriya ngo biriya bintu ngo bitekereza gute, aho kugira rebe ikintu biri bumare cyangwa rebe wenda ko hari shobora kuba hari n'abantu bifasha ngo biriya bintu ukabona atwaye umwanya no kuguca intege kandi nuko atabishoboye, nuko ayo magambo uvuga atayashobora, nyine adafite uko gushira amanga, nuko nyine atari wowe. Aba ari wowe nawe yabikora, ariko agatangira kukurwanya. Rero kugira ngo ugere ku nzozi zawe, mbere kugira ngo ugere ku nzozi zawe ukuraho inzitizi zose zatuma udakomeza urugendo watangiye, kugira ube focus. Nta kindi nuko abantu baguca intege, nuko abantu nk'abo ngabo niba ushaka kugira ugere kugera ubasohora mu buzima bwawe. Imbaraga zawe cyangwa inzozi zawe ntacyo zivuze mu gihe zirimo abantu batabikwiriye, kuko ntabwo uzigera uzikabye. Never. Wakabye inzozi zawe gute se uri kumwe n'abantu bari kuguca intege kandi ukiri ubaha umwanya? Buri gihe nuko waprodeze ngo ariko ngo uracyabikora, uracyakora ibyo bintu. Buri gihe babona uri guhatiruza utuntu tw'amafuti twawe uri kurema, ariko se ngo ibyo bintu ngo wabiretse. Iyo ukomeje kwatega amatwi
nawe uragira ugacika intege kuko uri umuntu. Mu gihe uri kwihatiriza ikintu ufunga amatwi y'abantu bose bari kontrere nawe, mu gihe uzi ko icyo kintu ari ikintu cyiza uri gutegura, abantu bose bageze kure bafite aho bahereye. Nta muntu, twese tuvuka twambaye ubusa, nta mwana uvuka ngo avuke yambaye imyenda, twese tubihabwa n'ababyeyi bacu tugeze ku isi. Ni nako n'ibyo tugeraho byose ari twe tubiharanira bitewe n'ibyo washatse mu buzima bwawe, n'ibyo waharaniye. N'uwo muntu nyine wo kugendera mu bigare gutyo uzagumana ibyo bigare byawe nyine bidafite aho bikugeza. N'ubu umuntu ushaka iterambere uzagendana n'abafite iterambere nkawe, ugendane n'abagushyigikiye mu iterambere ryawe. Ureke ibicanege, ureke kujya mu nzira mbi, urekure usohore ibidakwiriye byangiza umuhamagaro wawe. Twese nta muntu wavutse ngo yisange ari umuherwe, buri wese bose barabiharanira. Asha no kuvuka agavukira mu muryango urimo ibintu, ariko nubwo we agize amahirwe yo kuvukira mu muryango urimo ibintu, ariko ibyo bintu bifite ababishatse. Ashobora kuba ari ababyeyi be, ari abasekuru be, ariko bararushye nabo barabishaka. Ubu ugize amahirwe wavutse byarakunze, ariko menya ko nyine icyo gihe bari kubishaka byarabavunnye, bafite aho bahereye, hari discipline bagize mu buzima bwabo kugira ngo babigereho. So rero iyo discipline niyo dusabwa, discipline y'ubuzima bwawe, discipline yo kumenya ibyo ukwiriye ukikunda, ukamenya aho ugomba kujya, ukamenya aho utagomba kujya, ukamenya aho ugomba kuvugisha, ukamenya aho ugomba ukareka kwita ku bantu. Mbese ngo umuntu ntavugisha ngo biragenda gute, mureke mu gihe ntacyo akungura. Thank you so much. Rero nk'ibisanzwe nibiriho, dukomeze tubikunde, kandi nimba bifite icyo biri kutwungura ni ukuri kubitubwira, ni byiza cyane kugira ngo turusheho kumenya uko tutegura n'uko tubana. Hanyuma murakoze cyane, ndabakunda. Nk'ibisanzwe ni Wani Umutoni. See you then.